Clouds TV. Rwanda is watching. Kongeye kubasuhuza tubaha ikaze bakurikiye Clouds Tonight, ni umwanya makuru mu Kinyarwanda yo kuwa kabiri tariki 22 Ukuboza 2015. Makuru yacu agiye kugaruka ku nama ya 13 y'umushyikirano ikomeje kubera hano i Kigali. Twanasuye bamwe mu bacuruzi batugaragariza imbogamizi z'abakiriya bakomeje kuba bakeya mu gihe bari biteze inyungu nini muri iyi minsi mikuru. Mu mahanga turaza kugaruka ku kibazo cy'umutekano mu Burundi, aho Burundi bwahakaniye ingabo za Afrika yunze ubumwe buvuga ko budakeneyo abajya kubungabunga umutekano. Ni nako kandi turibuze kuza muri siporo, aho umukino warayihuje Arsenal na Man City turibuze kugarukaho. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko demokrasi y'u Rwanda ikomeje gushinga imizi, hashingiye ku kuba abanyarwanda aribo bagena uko babaho barwanya uwabatesha umurongo w'icyerekezo bahisemo. Ibi umukuru w'igihugu yabitangaje ubwo yatangizaga inama ya 13 y'umushyikirano tariki 21 Ukuboza 2015. Aha Perezida Kagame yaboneho no gushimira abanyarwanda uburyo bitabiriye amatora ya referendumu, maze ashimira abatoye yego ndetse n'abatoye oya. Tuvuye muri referendum kandi yitabiriwe n'abantu benshi batagira ingano, umubare munini cyane watoye yego. Abandi nabo bagera mu bihumbi batoye oya. Bose ndabashimira. Ndashimira buri wese watoye. Demokarasi yacu irakomeza gushinga imizi, kuko ari twebwe ubwacu dukomeza kwishyiriraho uko tubayeho, kandi twanze ko hari uwadutesha inzira turimo. Itegeko nshinga ry'u Rwanda rigena ko umukuru w'igihugu ageza ku baturage rimwe mu mwaka uko igihugu gihagaze. Perezida Kagame yavuze ko inshuro abanyarwanda bagaragaje uko bifuza u Rwanda rwabo, anagaragaza ko mu myaka 21 ishize ibimaze kugerwaho birenze uko byatekerezwaga, ko rero ari inshingano ya buri munyarwanda guharanira kurinda ibyagezweho, ko nta no gucogora mu guharanira icyarushaho guteza imbere igihugu. U Rwanda dufite ubu rurenze kure uko twatekerezaga imyaka 21 ishize. Tuzi agaciro karwo, kandi twebwe abanyarwanda nk'uko itegeko nshinga ribivuga, twiteguye kurinda ibyo twahisemo n'ibyo twakoze. Ibyinshi bidasanzwe byatumye igihugu cyacu kizuka, kikava kuzimu kikajya ubuzima. Yongeyeho ko gukorera u Rwanda ari amahirwe n'inshingano, kandi ko nta muntu ubaho igihe cyose, ariko inzego, indangagaciro n'iterambere byo bihoraho, bityo ko igihe cyo guhererekanya inshingano nikigera bizakorwa mu mucyo. Nta muntu ubaho igihe cyose, ariko inzego, indangagaciro n'iterambere byo bihoraho. Ntiwavuga ngo igihe cyabyo cyarangiye. Igihe nikigera cyo guhererekanya inshingano ziva ku buyobozi umwe kuva kumwe zakirwa n'uwundi, abanyarwanda bafite icyizere
yuko bizakorwa mu mutuzo no mu bwumvikane. Nibyo bateze, ni nabyo bashaka. Inama y'umushyikirano ni umwanya abanyarwanda bagezwaho icyerekezo igihugu cyabo kiganamo. Kuri inshuro yitabiriwe n'abagera ku gihumbi, barimo abayobozi batandukanye kugeza ku nzego z'akagari, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abikorera n'izindi nzego zinyuranye. Inama y'igihugu y'umushyikirano kandi iteganywa n'itegeko nshinga, ikaba iyoborwa na Perezida wa Repubulika.